hanyuma babahungu bari Mitsusu na Jugumira bari he Sanga bambwira ko ari bo batumye yewe tugeze kuri sitasiyo hari abantu bafunzwe hano muri uyu mudugudu bafungiye kuri burigade babafunze bataratanga umutekano byasaba ko nabagezeyo neza cyangwa se bagashaka indi moto batishyuye imishinga batishyuye umutekano ahubwo muri n'ibigirigiri turashize noneho cyambu cy'ababita bagirigiri koko ndi umugirigiri ca hano urasubira inyuma ndagukubita baba Mitsusu nzama hari bavandimwe inshuti zanjye sositomate yitwa Chiko ubu abantu turimo kwigisha guteka turimo kubigisha gukoresha sositomate yitwa Chiko abantu mwese mukurikirana ibiganiro turabatoza turabigisha gukoresha sositomate ya mbere izatuma ugira isosi nziza izatuma ugira icyakura kimeze neza izatuma abutegurira bose bavuga bati wow uyu muntu ni umutetsi wabigize umwuga turimo kwigisha abashefu ariko tunabwira buri muntu wese w'umushefu ko agomba gukoresha sositomate yitwa Chiko tubwira abadamu bose mu ngo ngo mukoreshe sositomate ya Chiko abahanga mu guteka bagusobanurira Chiko kurusha uko Ese kandi mugiye he mugiye he ntabwo boss yamubwira ntabwo boss yakubwiye yarambwiye ngo kubera kumusamba wa gatanu ntimukava hangamuru mugiye he ngaho nyumvira none ora umva security ntabwo boss mwavuga ntabwo boss mwavuganye kwa bese ubwo atwohereje yagiye mu mbaburi giye mu neza ibibazo bijye mu neza aramutse aje agasambuda ni ibintu tugiye gukora ku kagari ibihe bintu so kagarangana tuza dore erega naura bose ibintu bipapa bose Mitsusu ngaho muhamagare none Mitsusu urabizi ko uyu munsi ari wo munsi tuvuga ngo reka tugende yatanaduhamagara ntabwo twari nose twakafira tukagera bose tutavuga okay ejo muri ntabwo yarankubise nakara amafuti yanyu we ntabwo yankase amafaranga ejo muri none ko akara amafuti yanyu n'amafuti yacu ubwo muraje mwongere mugende mwongere mucyura indaya What twongeye kuzana indaya rero ahantu naho umucanze security indaya wari watu kuva cyane reka rero yaragiye agaca ruhinga nyuma akagera nawe nabose ntabwo nigati duwa abo we turakubwira wenda tugaruka ntabwo twaguca muri ubu gutyo gusa koko soma hano noneho soma reba bize instruction munako urinde ko turinde ko gato demokarasi Rwanda Rwanda mukarasi Salamu boss. Salamu. Isawa. Uri mu kazi? Okay. Abantu batwarira ngani? Fatira gutyo. Oya, bose ni kimwe nk'abantu bakuru. Oya mota oya. Nawe uze kutubeshya. Uze kutubeshya. Uyu umwana ufite itanu koko. Umwana asagira ubwabo. Uyu uzikora na mituweli afite. Imyaka 5. Umuntu ufite mituweli utayifite wamutwara utayifite. Abana se batanga mituweli. Bana batanga mituweli. Bataragira imyaka yo gufata mituweli. Bayifatira ku muryango ariko nabo bafite mituweli. Abana? Bayifatira ku muryango. Bafatanya mituweli bagufunga. Mituweli? Bayifite free. Bayifite. Ufite mituweli? Wenda ninjye ufite mituweli. Uyu utatanze mituweli wowe. Uyu se umwana imyaka 5. Niyo ni bari gutangira uko utabizi iri kubara itatu. Ahubwo nashakaga ko unashakaga urumva mota uri mu kazi je kandi ndi mu kazi uri twari neza uratugeza yose nabageze ko batari mu muhanda wa kaburimbo abatari muri kaburimbo Mamuki abatari muri kaburimbo nabatwara wahita dutwara witwaje twakuru majike
Magic. Uyu nta mituweli afite irangamuntu gusa. Afite irangamuntu. Aracyari muto. Rega mitwese mitwese cyo kibazo ahubwo muri amangahe mu gihe uri kubivanga rwose. Tugeze kamwere. Tugeze kuri station. Kuri station. Iyo station ya polisi ya Rubisi. Iyo station. Ya polisi ya Isansi. Tujyana kuri brigade. Kuri brigade. Niho tugiye. Brigade tubona batwara muri babiri mwebwe urumva bya brigade hano. Wanguki? Nabatwara urumva nabatwara muri babiri. Kuri brigade. Uya nje ndu hari abantu bafunzwe hano muri uyu mudugudu bafungiye kuri brigade babafunze bataratanga umutekano. Bande byasaba ko nabagezeyo neza. Cyangwa se agashaka indi moto. Baje batishyuye imishinga batishyuye umutekano. Mbese barabifunze. Bana bakoze ibindi byaha bagenda batishyuye umutekano. Ubwo urumva ugiye kwishyuza umuntu ufunze kuko atakwishyuye umutekano. Baratanga barafunze. Baratanga cyangwa mutari ibyo byo bifemo. Noneho nje urumva ku giciro cyane. Niba umwana none uko wagwa. Ijana sibo byo nyine ryagwa no mu ruwimbo. Ntabwo moto ngoreka nongereho se 50. Ijana ubwo ugiye kurenza ijana. Oya reka tumwe. Chamata na anga waburenge. Reka tumwongere ijana. Reka twongere. Oya mo baseka twongere. 50 basi. Ara kuri brigade note y'igihumbi. Rego nta kintu twaye. Note y'igihumbi. Kandi nabwo no kubera ko n'ubundi nyine ubwo murashyiro senyisa amatwari cyatanu. Note y'igihumbi ngo yande umwe bari igihumbi. Icyatanu cy'uguye. Ariko natwara wenda ngiye ndaboneka. Nose muturandu. Okay, uyu ndamushyira mu gufuka. Uvuga se ntabwo bari bagufasha ntabwo banyandikira njyewe. Ntabwo banyandikira ko abantu babiri. Utwaye muzigo. Mwaye abantu babiri. Babiri se ba. Hasa ni mu Bugande cyane muri Kenya. Uyu bakwandikira bamubona. Ndamushyira hano mu gafuka. Wati birizi. Muturandu. Uri kumubona? Ari kukubona. Ntabwo ndi kugaragaza ngo imyaka 5. Imyaka 5 akumwana imyaka 5 agira ubwana. Reka nkwereke. Reka tukwate 5 turi babiri. Moto n'ubukungu. Urugero rw'igihumbi ntwara abantu babiri kwate 5. Wati birizi. Moto bazire karongera ntacyo. Desa 50. Chabi. Uvuye ko turi desa 50. Nanga desa 50. Ugo desa? Nanga. Ibiceri bibiri. Yansubiza. Wayamaye. Jesus. Igeze nyishuri nguyu. Niza mwene. Nyungu yamaye amafaranga nguyu. Juma amafaranga mugabo. Amafaranga nguhaye. Dore birumaye ngibi. Ibyumaye nibi. Ibyumaje nibi. Cyama tarazana amafaranga je mpaye je. Batazana abanyanga. Mutarazana amafaranga. Amanyanga. Ariko kubyo muzana nibi. Ushaka kurwa amafaranga. Ushaka kurwa amafaranga wemeze ngewe. Ariko Mitsusu uradutwarira ngaho. Mitsusu ngaho. Niba kwica biri ko nabyaza no muri cyata. Cyangwa umwami igihumbi none. Ntago bibaho. Nakubaje ngo nje imyaka 3 uraca amafaranga umwana imyaka 5. Nabatsi cyashara mu byaha. Bakwica biri muri byaha. Amafaranga yacu. Amafaranga. Dore mwamaye nibingi. Nta kintu mwamaye. Utazana. Nizo ujya mukazi wa mugabo. Watengera mukazi. Hano umuntu arakuzwi. Asa tengera mukazi. Urumva se bakuma magaze tengera mukazi. Kandi mfite n'amabosi kuba mugabo. Watengera mukazi. Amafaranga yacu. Watengitora abagenzi wa mugabo. Watengitora amagabo. Watengitora abagabo. Ariko abo bantu b'inaha. Inde. Ako kwirukanka nkaho. Kwirukanka. Ariko boss. Ubundi bwo. Warwo. Hey! Adana amafaranga. Iki se? Ahubwo navuze induru jewe. Ndavuze induru. Boss mbabarira nigire mu kazi mbabarira. Nta kazi kawe nkeneye. Tugeze Nyarugenge. Tugezeyo. Mose tugezeyo. Tugende duce tubanze tuzamukira no twabanje ku kabotike mwa kwa botike kwa gatari kwa gatari twabanje ubwo kwa Murera aho turajya aratubibuze kujya
mwaramutse kuvuga hose biragutera umukuza kumva hose no kugenda tukareba hose kugeza ariko rero ndibwirane nawe ninjije urandibwirane urabamufana ariko se nguko rusaku yemwe bandi ko mbona muje muhuruduka ngimburudutse ngingima muje gukora iki hano ndamuraho ndamwaramutse ndamwiriwe murukuza mwidumbukiza ng'igisuzi giturumbutse mu kibuno ngo ba wagira ngo tuyivuga se twegera amatwi yawe tuyivuge wacha tuyivuga bigendera ushatse kuba ko mwaganze ngo mwaramutse cyangwa muri bisambo muje kutwiba kandi ejo bundi twabuze icungu kirimo n'ibiryo wabona nimwe mwakijanye muze mwidumbukizwa mu ngo z'abantu mumeze nka za marine muje gukora ikangaha ko mutagamba se ndi kubabaza ngo muje gukora iki hano ko mbona mumeze ng'imburudutse muze mwidumbukiza uvugisha abantu neza ntabwo wavuga vuga neza mwebwe mutagira ikinyabupfura na disipurine muze mwidumbukizwa mu ngo z'abantu mudasuhuje ubundi ninde ubafunguriye ninde ubafungura kuri gate iyo ubonye abantu bwa mbere nuko ubavugiye cyangwa ubakira ndabona ngira ngo muje kwiba reka rero mbabwize ukuri ahangaha ndamundo twibaga ahangaha turime nangura ndimugira ngo mwaza kutwibwa mwiboneye ejo bundi batwibye icungu mabuje arakingata urukunyumva ndago noneho kuri iyi njuro mwangira ngize amahirwe ndabifatiye nimwe bisambo byatwibye mwangonyamye kari mwebwe mwatwiriye amasafuriya ko ngize amahirwe nkababona mumeze ng'impundu dore ko kundumbira iki ingonya ahubwo muri n'ibigirigiri aha turashize noneho cyambu cy'ababita bagirigiri mumbwire ikintu cyabazanye ahangaha umuntu nk'uyu ngo yaza kuba muri uyu mudugudu ataba ari uwe ubundi witwa nde uyu nguyu se ubundi bagize ngo turamusiga wowe n'ubundi itegeko riraguhana ntabwo tujya muri byinshi uko tutatonga buriya rero iyo urwanye n'ingurube irakwanza buriya ingurube nta kibiho ubu se washwana n'ingurube ngo rero mbakubwire wowe n'ubundi ntitugusiga urusuko ugahangara abantu b'abayobozi batumwe n'akarere nta n'ukuntu ureba ukabanza ukamenya ngo ni bande muri kuvuga umuntu yambaye ijiri y'akarere ndamwungirije dufite ikaramu dufite ibipapuro by'akarere uri kutubwira ngo twe turi imigeri niko arenzaho n'akantu ngo kifonye witwa nde koko ndi umugirigi urarebye ubona iso no mugirigi nanjye ubwanjye nita umugirigi erega nawe ako wagiye wuba mwinjiye mudakoze umva n'ubundi wowe nturasigara hano uyu nguyu n'ubundi arafunga Yesu uranjyana ubundi se muri uyu mudugudu wabaruwe nande ninde wakuzanye atari bwo bwa mbere tuje hano njyewe ukora iki ni mabuja wanje wanzanye nje mbwira nyoko bujaze hano kandi muzanane nta soni ko gasa none uzajya uvugisha abantu neza uranyumvira akakoryi nakahera urabona uko gasa bivura amata yo ndabona amata yose yabikora kandi tuvuye kumureba yayi okay rwose ukomeye nta ntibagiwe aho nzajya ngira navivura papa ajya se 15 ariko buriya Tereza we 15 matayo 15 yishyuye 9,900 okay none se tuvugisha ukuri buriya koko buriya Tereza bitajya Tereza rero nuko mushaka dore rero njya ntabwo twazabikora dore rero njya Tereza se mubanza umunansi abaye atishyuye amenya ngo yaba ikintu cyose atunze yaba ingurube ibyo byazabyishyura icyiza ni uko buri kibazo batugikurikiza nyine hagarara aho ngaho wakoze iki ndaco pe mwaramutse neza amakuru ni amahoro bimeze bite ese bimeze bite Kagara usanzwe uza hano muraziranye garuka hano ubwo n'ubusi icyo wakoze hagazwe aho ngaho hanyuma rero
uyu mukobwa tubwiye ngo turi imigirigiri. Jesus. umutoza abantu kubona abantu bwa mbere agahita kuvuga ngo n'imigirigiri ngo ni inkongi ngo ni guma hano n'ubundi nakubwiye ko hari abuzagwaho ukabisiga isundeka ngo bari ngo bigenze gute wabona abantu nta no kubasuhuza ukaza utukana abantu nta n'isoni ufite erega nabo ndago basuje baje bameze nk'ibindi batasuhuza se ufite uburenganzira bwo gutuka bubonye bose umva mwihangane iby'abakozi nuko nguko biba bimeze murabizi barishyana uzankoraho wowe uzankoraho kandi mpora mbikubona nagushota ijambo imigirigiri uko mbizi imigirigiri ni akantu reba katisiga oya nakuvuga ngo niyo wisize abagara wasetse nk'imigirigiri mushiki n'amavuta ntabwo niko gututse uri kumva ntambwe ngo ni imigirigiri bisobanura iki muko tubwiye kwa junu n'ubana abantu bose ubonye imigirigiri bisobanura iki dusobanura umugirigiri mugase n'utugabo duto tutazi kuyagarura ubu urarebye ubona nyine n'utugabo tw'amafuta bisobanura neza imigirigiri ni abantu bisiga amavuta n'abafate n'abantu badafite icyo bimariye akenshi baba bararwaye na virusi itera sida ibirimo n'amavunja ukuntu rero turi imigirigiri nyamuneka uyu mukobwa rero buriya mutunze nk'umusazi mujye mwihangana rwose pe nibwo yitereye nta mutima mubagira siba aho ngaho se nyine nawe utazabizira ntabwo ushobora kuba kubaha abantu ushaka mumurire cyagenda kagara ahubwo se umeze ntabwo afite abantu ngo abasuzugure dusuzugure twashyizweho na leta kugira ngo dukontere buri kintu cyose hanyuma twabonye hano mumaze amezi agera muri 3 momo none twaraburanye baraburanye ko muri none wagendanye amakaye ndagukira nko kabyana ibisanzwe kabisa ajya umusore zingahe uyu munsi ni 16 bitisha byiza boss amakuru neza meze neza cyane ariko bite byawe ni byiza iri joro wari uri he utaruhari sinari ndahangaha natashye nigeze nkubona atari wowe wanyinguriye ubwo wasanga ngiye gutora amazi arabukana ariko mba ndahangaha hanyuma babahungu bari Mitsusu na Jugumira bari he usanga bambwira ko aribo batumyeho jewe ako nakubwiye gute kuvuze niba akazi gakunaniye cyangwa se niba ari ibindi bintu uri kubura mu mutwe wawe tukareba ukuntu tubikemura nakubwiye ko bari abahungu batagomba kuva hano bari abahungu batagomba gutsimbuka hano bagomba kuguma hano mu rugo bavamo hano bagiye gusinda Jesus sinakubwiye warabimbwiye yo niba gucika gute rero umaze iki hano what urumva abo barasohotse baraza barambwira ati ubatumyeho jewe mbatumyeho nagiye sinabwo wari uhaze bari habayeho kutamenya oya ariko sibwo wahora umbwira gutyo ngo habayeho kutamenya nirwa mbivuga buri munsi n'Imana ikosa nirwa mbivuga buri munsi kweli ndabyumva ariko ndikosa ni ryambaye n'iryanyuma yaba Mitsusu yaba Kagarara ntago bagomba kuva hano ntago bagomba gutsimbukamo hano muri no rugo bari abahungu nakubwiye ko barwaye bafite ikibazo ako boss hari ikindi kibazo gihari iyo basohotse baza bakanambwira nabi wajya ufata umunyafu ukabacisha umashinzwe iki none se nimba kubita ukanyirukana none nzajya hehe nimba kubita ukanyirukana kuki utabimbwira se ubwo bimbwira bamaze kugenda ngaho genda ubashake rero uramenya bari he bon uyu yitwa Rudogo uri kumva nari muzanye ngo mujye musimburana ku kazi mujye mukorana What be this? urumva wowe bibaho unanariganze wandi bagabo bandona itariki ni gukubaza itariki nimukimenya n'aho amatariki ageze pe ngo itariki ukwezi umwaka ukwezi kuba gufite iminsi 30 cyangwa 20 vuga iby'ukwezi noneho yego nibyo uri kukubaza turi mu kwa kane kwa karindwi turi mu kwa karindwi harya ni momo n'indi kwisi haba hari nk'izina momo
Mama bimeze bite se? Ibirara bigera muri bine. Ibishingwe, umutekano. Neza Nose usigaye ukora muri ibyo ngibyo Kagara. Oya nuko nyine urabona bisabira aho ngaho. Uyagenda niwe bashyizeho ubu ngubu. Bo meze nkaho ndiho ariko nyine bitari neza. Ubutumangaje vuba. Nyine biba biri aho ngaho kabisa ariko ntabwo nyine biba biri kuki. Uyibona bigenda kuzamura buri. Nose ngo tugezemo ngo birarane ngo guki. Bine. Kwa Ahubwo se gatanu. ahubwo nyameje ubu negeze kujya ahantu ndakubura. Sebaziranye. Oya ntabwo se. Reka gutangira kuvanga ibintu banze umbwire neza n'ukuri. Ntabwo amafaranga tugenda amafaranga tugenda. Ibyo kubaho muze ntabwo. Ariko wenda tukizimira mu bintu byinshi. Uri wabanza guca kwa gatera. Uyo niyo umuntu aza kuyafata nyuma nawe. Mukaza mu kugoroba Wayazanye Imana musanze n'amafaranga. tuyajyane. Ntabwo murabizi ntabwo wajya ku karere cyangwa unyure ku kagari utari gutanga raporo n'amafaranga. Uyu nguyu isa mu gihe twazira cyose amafaranga nta kibazo rero. Wako ukize no kwajya kwa gatera. Bumva Humura. Gatera. Umuntu muri tugarutse muri we yaduhereza. Nta kibazo rero kugira ikibazo. Uyu nguyu. Iyi nturi kugira ikibazo rero ukize no kwajya guca kwa gatera. Sawa ubwo muziranye ubwo biraza gukemuka. Oya ntabwo ari ibyo ngibyo Hanyuma rero nawe Wati mbirisi. Jya wubaha. Mubabarire pe, mubabarire ntabwo bizongera. Bo momo. Sawa turaza kuvugana ku Nta mugoroba. kibazo nanjye reka menye ngo turi. Sawa. Aho urandeba hiriki. Umva gwino hano. Nanze kukubwira bahari. Sibyo? Waje gukora, waje gukina. kumva umwe ajya akora amanywa mufite ko muri buze gusetinga akazi kanyu undi akora ku manywa undi akora nimugoroba sibyo muze kubiganiraho rero muze kugira ikindi kintu cyo gusinzira ikibazo gifite cyo gusinzira ikibazo ubwo ngubwo cyabiteraga bagikemura ntabwo nabonaga umuntu utsimbura bwabonetse adukora nose bo ikindi iyi yitwa Sana energy drink sibyo yitwa Sana energy drink ituma umuntu adasinzira atagira umunaniro wamaye sibyo ukagutomera mu gihe uri ku kazi kandi nunagira ugende hara kuri boutique bakaguha kagura 500 sibyo nungu ukangoye gutyo wazageza nejo nta munaniro ugatera nta gusinzira bakita kitwa Sana energy drink sibyo ni mwebwe bagakoreye abantu mwirirwa amanywa mukora mukirirwa amajoro ni mwebwe bagakoreye sibyo ujye ukibuka ugafate ugakoresha abo boss ariko hari ikindi kibazo ko twadufaranga wambwiye ngo uzamije ndaje n'ubu dufaranga sibyo ariko munkorera akazi neza umwana ararwaye nawe kandi ubyumve yego abo bahungu ndaza kubakwereka ntabwo bagomba kuvanga ntabwo bazi ndaza kubakwereka sibyo ni karibu hanyuma wibuke ubwire abo bahungu batahita ndakucishanije ndaje ndi kubashakira kwa Kirimesi korera boss ibyana byabo bizajya bisohoka byiriwe bigira binze bintu ngo mbirira imicari yabo boss rero mwiriwe mukomere cyane Maze guteze. Kenzara aritumereye nabi se hano ari amandazi cyangwa amandazi cyangwa umugati. Cya ibyo buntu byo ntabyo pe. Nagari by'ubuntu turishyura. Nagari by'ubuntu turishyura. Jesus. Amandazi pacha isigaye bwa nyuma hari umuntu uje kwitwara mu kanwa. Hari umuntu mushake w'icyara hepfo y'igikara. Sizirimo muhoje. nta bunyobwa se mufite ariko hari akantu twajya rwose kandi gateke kameze neza kanabasobanurira mugafite nta kibazo wamukoze kabisa naho ubundi se turi bashya hano muri quartier muturangire n'ahantu umuntu yavamo twabuze amazi pe akino quartier tuje meze neza kabisa ingi
ni umugati uyu utwo rero nibyo ngiye kubabwira birasa ko umuntu yewe izo bazita panda milk cake urarya ukagotomera ukamira ukamiraza ugahita wijana ntugira abantu bose baraturya namwe mwatuye si ngombwa ng'abantu oya ngo twitwa reba bapfundura bari kazi mwajye murareba dore hari akantu kari hano ugira gutya bira kidogo ariko njye bira kidogo mfite ikibazo nashaka kubaza bambwiye ngo kitwa ngo mpande milk cake panda milk cake ni cake kurya ukumva umeze barakarya murakoze cyane mungirire ndagiye ye baba we mbega fresheri gafite mungirire ntabwo gasaba icyo kunywa we mungirire ngende bunagiye panda milk cake sha iyo kaze twayisabwaga kabisa hano tuvoma aho twahayobewe ariko ntabwo mutuyoboye ahantu tuvoma bose tukwishyura nta kibazo mwadufashe mukatugana twavoma amazi turi bashya turi bashyashya muri quartier bashya muravukana se muravukana ni garafure uzasubire abana tudasa turabana ntabwo mwamufunze nanamusanga ngo zama nomero muravukana bibisa birasabira bari tubona atingire sawa rero kagura ngahe kamwe yose nifasha igihumbi ko ari tubiri urashaka gukorwa kamwe kagura service okay nta nubwo duhenda nkurikije ko numva oya ahantu rwose yaba ahantu nzahaba mishimire kabisa ndabona hari ituntu twiza pe ikibazo n'amazi kugira tumenye hano tuvoma ni yaje Iriwe neza makuru yanyu meza mukomere cyane mukomere cyane ngo muri bashya turi bashyashya muri quartier mumeze mute uyu mudugudu se murimo muzi uko witwa umudugudu cyane muramenya n'izina umukomisiyoneri nta nubwo yatubwiye ahantu tumaze umunsi umwe twaje nijoro oya nibyo no kubona umuyobozi w'umudugudu bamutekano bamutwara sibo ntimurabamenya turabaza randi rodi ntabwo tubazi oya nibyo reka tuborohereze uyu mudugudu witwa ntiwibagirwe akagari kakitwa ntimwibagirwe ntimwibagirwe akagari mugejeje mumaze nk'iminsi nk'ingahe twaje nimugoroba muje nimugoroba umunsi urashira nimugoroba nyine urumva nurashira n'ubundi nibwo twari tugitangira ukwezi n'ubundi abari kwishyura bari kwishyura ukwezi twakwishyuye nyir'inzu twakwishyura ikibazo se kwishyura amezi abiri mwishyuye n'umutekano se umutekano we wagisha umutekano utarabamo kwa Karisa hano Karisa naho ni Karisa uretse gufushinda umudamu babonye se akira quartier iratuje rwose imeze neza quartier yacu n'umutekano bo rero ngewe unamenyereho ndimutwara sibo umutekano yego muyobozi tumenya abayobozi rwose ndimutwara sibo umutekano yego umutekano mudugudu wacu rero wishyura umutekano wishyurwa 5 umutekano wishyurwa 5 muri Kigali sinze mubizi ni 5 iwe kuri uko twakoze nawe bikabihumbi 10 yabaye 10 ngiye inote ya 5 numva na makuru oya baba muri shamba muba muri oya ni 5 mu cyumba nasa ni 5 kiko yari umuzi muri shiri ibihumbi 10 ubwo nyine turabyishyura ukwezi gushize oya ubu twatangiye n'umwaka tumutse kumwaka usiga utangira mu kwa 7 mu gice cy'umwaka ubu ngo baratangira twebwe rero urumva nubwo tukiza ntabwo amafaranga twaba tuyafite utangiye kwigomeka utangiye kwigomeka ese muratwishyuza umutekano tutangiye nitwa Joy nta kibazo mu gikorwa cy'ikibazo uretse ko bibyo kibazo babarure rwose witwa nde njye nitwa Joy yitwa Joy kandi shanabonye muri witwa Joy iyo tuzaba abaturanyi beza rwose wowe witwa nde yo nitwa Deni irinde oya muteka uretse yitwa Deni ndende mu mudugudu Jesus ndetse n'abantu ryumve neza irize neza Deni Dendo pe Dendo ni iki ukitwa Deni
boy Joy. Joy dendo sishaho dendo hano urumva umuntu tumutekerezaho hakiri kare oya nta kibazo dendo ni umukuru w'inkoko oya dendo nyine izina nirikujije niko nakuze nitwa dendo urashaka yari kwiranga mu Niryo riri witwa dendo wamugana cyarwana ngo ntakwanga kwita nabi ariko nibasha kuzorora inkoko akunda korora irigenura no buriya bafite ibyo bagenu basigaye ntacyo noneho nta kibazo reka ubwo nawe nari ngusimbuza ahubwo tugeze n'amahirwe y'abayobozi mu isamuzira rimwe muranatuye twari kuza kubashaka umudugudu wacu yisange nta bajura babamo oya wandika umwenda waza ntuwusanga mayi nka data ese wandika umwenda waza n'uwusanga waza ntuwubone kuko umuturanyi wabona umutekano nkanje ukavuga ngo ufite imitima myiza ahantu wandika umwenda barawanura ubwo se ugiye ugatinda imvura ikagwa bakakwanurira urumva ko uwo muntu mubana cyangwa mubana mu gipangu atari umuturanyi arawukwanura akawugusubiza ntitugire mw'ibyo bakunda ubuturana n'abantu reka ngo twabwira nimero mugashyiraho ayo mafaranga nta kibazo bari mu bajya kuno kwandika umuntu ngo arenzeho 500 ya tagitike naho ukagura tagitike kwandika nyine mu gifaransa byita kubarura nese kubarura umuturage nabyo ni amafaranga ra umva ituburana namwe uburana n'abayobozi umudugudu wa nyokono wasoje mugimutekera discipline ugiye twaye twibara gusanga atagumatira amafaranga oya kutubarura nabwo ntatureka ese mwareka kutubarura cyaca kwishyura amafaranga nomero nta kibazo ntago twahangana n'abayobozi uko ndi mutekano ntago twahangana n'abayobozi rwose awohereza unyereke message uzi ko no gusakurisha umuntu nabyo bihanirwa amafaranga rezo n'igihumbi cyo kubanza kuri ugikubitana n'umuyobozi ugomba kumufata wiburanya abayobozi hanyuma ibi ni ibiki mwambaye ko n'urumogi ibi bintu rero tubiguza aha twari tuje gushaka imigati baradusobanuriye ariko ndakariye numva nakambere dore binanditseho ngo kitwa panda milk cake panda milk cake ni agakeke ariko gakoranye karimo n'icyo kunywa urakajya ukanawe njyana n'udushashi ndaca kuri supermarket hanyuma ngashyira umwana wawe kabisa ubabwiye ati murakoze rero ariko ntimuzibe sibyo oya ntabwo kwiba rwose pe ubonye umuyobozi wahakuna reshya tuzasubira peti koko seka dende buriya seka dende ntituzasubira yandakubita nicyo wabitwara bo nimuhonda urugi ugeze ahangaha nguki mwe muri bande muhonda urugi ani wanyu kubyo maze bakubita ko mushaka muze amafaranga irangiye rigure mwe kubyo muze muhonda uko mwiboneye ntabwo mushaka kwitonda cyangwa ngo umuntu aze barebe mutamenya inzugi gute ahubwo urinde cyengura hano gusiga gukingura kuba byakora hano amaze igihe kingana iki umwaka n'uwa kangahe se ukora hanga jewe kuva nimugoroba hese we kapasi sha muri babajura sha nusuye burotero ugasanga uno mwenda ahubwo dore ikintu gihari ntago wishe gapasi ntabwo yaba yamwishe kwambaye imyenda ye tonde bapeti witonde ngo we wati mbirisi urifata inzego z'umutekano ukazibwira gute witwa uzi kuba kano kanya aka kanya diverite isi akutere varzide kano kanya tuvugana aka kanya tuvugana wowe ku kagari umuntu akaba yakwita gufungira no mu mazi witwa sha direct witwa Rudogo amba mufite ibirarane nta mutekano Jesus ntimwishyura ikintu na kimwe wowe ubundi ko dusanzwe tutakuzi hano urafata inzego z'umutekano ukazibwira nabi wowe kano kanya ko twagutangira raporo wowe nageze nimugoroba
ibyo rero bindi byo kwangurira n'ibirane mwabibaza bose kuko ngira ngize nimugoroba bose wawe ari bose wawe ari bose wawe ndikukubaza aka kanya ubona twaguhamagariza umurenge kandi ukahita ukujyana reba sha direct reba sha reba uri kumureba ubona kuko uyu urabona mureye urabona turesheje nawe urabona tungira uyu reba reba uri kubona umusumba reba sha urabona unsumba ako muyo twamuhamagariye katubanza tubonane na boss wawe ntabwo ari za mbozi zazi izi ni za mbozi turebe boss wawe arimo asona ako shawe urazahagarika Jesus naguha amateka ya kino gipangu we ntabwo uramenya abo turi bo uzi ko utaramenya abo turi bo ugeze ahantu ugomba kubaza ngo abantu ni bande muririmbire kakaririmbo muririmbire kakaririmbo kakanuza muririmbire kakaririmbo ka papa cyangwa sha yazaniye papa cyangwa kandi irimo ni ya Jay Paul muririmbire turi mbohe zabo turiho naho tuba tutavuga se k'imitwe iri mu busa mu buzima uby'umugabo arimenya imitima yacu yuzuye amaganya bande ndakubaza kuri sitade za danje tumanuka Kanombe twabaye i Nyamirambo tukazamuka dufite swaga tukamanuka igishanga igikondo tukajya kuri studio microphone gahindura ubuzima we zaba n'undi muntu bazana kuramo uzumva indirimbo ya Gebo Gebo uramuzi indirimbo 12 I will soon beat someone's child. Jesus. I will soon beat someone's child. Ariko muri kumva nabakorera iki ari nkamwe murumva nabakorera iki mu byukuri ngamunsobanura mwazindutse mujya he ayo makayi mufite nayiki niyo nayo makara mufite n'ibyiki ibintu n'ibyiki ibi bipapuro uri kubona abantu batunze baduhamagara noneho bahita batubwira kubera ko tuba dufite akazi kenshi tumubwira n'ibindi bose nyine babona nyine twagiye nyine mu kibina mu kibina noneho ikibina ntuzajya ukiyobora amafaranga noneho ngiye nkareba abantu bararanyije twagiye mu nama y'ikibina babizi ko uyu munsi ari ku cyumweru muzi ikintu kigiye kubaho ubaza na sekirite ndabona icyaba cyiza ari ukubasubiza mu cyaro wenda by'ikibina twabyihorera tukabyihorera ni ukuri aho kugira ngo dusubize mu cyaro bose ibintu by'ikibina Rwanda bihagarika nubwo twazongera no gusubira izina ry'Imana ni ukuri pe ikibina nicyaduhaga ngahe uwo muntu udafite ubwenge wabahaye akazi ko kwandika amafaranga y'ikimina n'indi none ntabwo mwatashye mwasinze aha ngaha nababwiye ko mutazongera kuva hano ntabwo ndi kukwazongera nanjye nciye umusaraba ndawutanga umitse uburenga tubabaye tunabona kuje kumvura yinjire mu nzu ca hano urasubira inyuma ndagukubita vamo Mitsusu nzamo hariya